kuza mu rubanza. Tangira utubwira amazina yawe. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana n'abakobwa. Jejeka, ibyo nawe wabigutumye. Tangira utubwire ibyo wakoze ukiri mu isi. Njye naracomye, mushumba narirashe, koresha kwirasa ntabwo wamenya ibyo ari. Ndi kumva ufite amagambo menshi. Wavuze iby'ingenzi ko nutsindwa urajya ikuzimu ukagira vuba. Ntabwo ndi butinde munkurikire. Natangaye uzi ko ubuhanuzi yavuze, akomeza abusobanura. Yavuze ngo nubwo atari ifeza n'izahabu n'ibifatika, ariko umuntu uri bubone kuri aya mazi ariko gakiza, ntabwo ari ubuntu arimo kugura, ahubwo turagira ngo turebe igishoro ni iki. Utangiye utubeshyera. Amazi hari uwakubwiye ko uri buyagure. Igishoro buriya se yaba ari ikihe? Cyo kiguzi ni ikihe? Ni ijambo rimwe gusa rivuga ngo mbabarira. Icyo cyonyine, ijambo ry'inyuguti 9 nicyo gishoro. Ko Pasiteri Theogene, iyo wahagararaga mu bandi ukiri mu isi wabaga wifashe gute? Cyangwa byabaga byifashe ute? Wahagarara mu bandi ukajya ubona uruko ubwo warize rero, wareba diporome yawe iri muri mare, ubwo waradepoje imyaka 8, wajya urya danse. Undi koko ubu narizera umushokoshoko. Ubu abantu bagenda bafite ibikomere, basekwe n'abana n'abanyabota ku buryo ashimangira ijambo umwuka wera. Imana ishimwe ko twamenye Yesu ugenda twomora ibikomere. Okay, ni byiza. None se kandi kumva ushima umwana Imana Yezu, byari byarabagendekeye gute? Twarakubiswe, isi yaratubabaje, yaradukaranze, ariko Mana ndagushimye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Aha muri korodoro habereye udutendo, hepfo hakajeke, ukahita wambuka Niboyi, Giporoso, ukahita ucirika mu Gashiha, mu Myembe, ukata Migina, mbese ariko aho kose. Rero Pasiteri Theogene, ntuze kugira ikibazo. Abo ni abamarayika barimo baraseka kubera ibyo wahuye nabyo. Ariko komeza utubwire, nyuma y'iyo mibabaro byaje kukugendekera gute? Nyuma y'iyo mikakaro n'iyo mibabaro, inote ziradushirana mwana, zaje gushira. None nisanga ndi imbobo y'imihanda. Kristo yamfatiye Nyabugogo, ndi mayibobo, ariho ngangika kwa Braza Kundagara. Twari tuzi ko amafaranga azahoraho. 9,7,9,8 tuyapfusha ubusa. Twarabapeti, nta babyeyi ngo batugire inama, n'ibikomere by'amateka. Ibyo byose bituma twisanga mu buzima tutari dukwiriye kubamo. Naje gukanguka ndi mayibobo yibera imihanda. Pasiteri Theogene, nyuma yo gukanguka byaje kukugendekera gute? Komeza utubwire, buriya bitwe byaturenze kubera ibyo wahuye nabyo ukiri mu isi, ariko warakoze gukomeza kwihangana. Tubwire byarakugendekeye gute? Naje gukanguka ndi mayibobo yibera imihanda, igangika imihanda, ariko kuko Kristo ari urukundo, asanga ku mihanda, ampa agakiza. Amaze kumpa agakiza, abona ntibihagije, amamagarira umurimo mwiza wo kumwamamaza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndumva ari ibyo ngibyo, nta izina ry'ubuzahari ryavuye. Ubundi ni ijambo ryanditse muri Samweli, ngashinga ibuye ryite Benezeri, ngo bisobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo n'ubu. Hazahuka rero uwari warazahaye, kandi kuzahara kurimo uburyo butatu. Hari ukuzahazwa n'amateka, hari ukuzahazwa n'igihe, hari ukuzahazwa n'ibyaha. Shimiye Kristo wanzahuye mu mateka, akankura mu kuzahazwa n'igihe, akankura mu kuzahazwa n'ibyaha. Ubu nkaba ndi icyaremwe gishya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye Pasiteri Theogene, uko wirinze ndetse n'ukuntu wihanganye. Akusi n'iki wabwira abaturiye imijyi ndetse n'abanyabyaro kugira babashe kwihangana nk'uko wihanganye, bakazaba
ndetse nawe bakazakubona. abantu bavukiye mu cyaro, reka mbibutse mwacanye inkwi, abantu bebe bacanye inkwi barimo bahushe mu ziko ngo reka mbibutse wafataga urukwi rumwe rutumye ukarushyira hagati y'izumye rukaka rufinina, ariko amaherezo rukagira gute? Rukaka. Meri wacu yabyibutse. Natwe twirirwa kuri iyi si yadukaranze, yadusekuye, abo bosi yakujeho, abo Sofiya zafotoye, abaraburije, abo byacanze, abahombeye aho abandi bungukiye. Mbese uyu mubumbu we wadukaranze tukagera bugufi bwayo ahangaha. Nubwo waje wumva nta gatege haba mu mwuka no mu mubiri, ariko iyo wahageze ukubitana na batatu bafashwe na kiduka wagize gute? Wafashwe. Niyo mpamvu wandikiye Abaheburayo yavuze ngo uko iyo minsi mibi irushaho kubasatira, aba ariko muzakumbura guterana. Baririmbye, Imana ibaha umugisha.